Dore uburyo twabonamo videwo z'ubuntu mu gihe tutakiri kuri netiwaka kuri TikTok. Kurikira iyi videwo mpaka irangiye urebe uburyo ki wabona videwo nyinshi kandi z'ubuntu kuri TikTok mu gihe nta data ugisigaranyeho. Guys mukore subscribe ni kuri Flash TV Rwanda. Kuba nabereka buryo ki wareba videwo nyinshi kuri account yawe ya TikTok. Twagiye niba ari gutyo nica no gukora subscribe ni Flash TV Rwanda. Tumusabye ku itafari ryawe no gushyiraho subscribe, dukomeza uko nshyizeho videwo ugenda ubibona, utange na comment, utare like na gashare twimanukira. So guys, niba ukoresha like uraza bakobwa uriya muhungu wiri guys mumbwire uraza ujye hano handitse profile yawe, Suzanne biri hano mu nguni. So nuza ugakora hano kuri profile yawe. Ahangaha mwese murakareba, aba ni abakoresha Light. Kugira ngo ubone videwo zawe z'ubuntu baguhaye, uraza ujye muri kano kantu ko hejuru ko mu nguni karimo akarongo kamanuka. Kariya kantu nugenda ukagakanda waba hari videwo baguhaye wemerewe kurebwa z'ubuntu. So guys, reka nze ngakoreho murebe. bakobwa uriya muhungu wirirwa wita imbwa, hari igihe uzifuza kumubera imbwakazi maze nawe akwereke ko imbwa itagifata ibyo ibonye. So guys, amavideo nyine muri kuyabona, none ugenda ukomeza ugenda uyareba. So guys, hano kubona bakoresha Light. None reka turebe ko umuntu ukoresha TikTok isanzwe itari Light. Abantu bakoresha iyi TikTok. Abantu bakoresha iyi TikTok itari Light. Uraza ukayikandaho. So guys, nayo ugahita uza ugakanda hano kuri profile. Hano mw'iyi nguni hari akajambo ka profile, ukagakandaho gutyo. Noneho yo ntabwo biba biri handi naberetse. Ahangaha uri kubona ko nta kintu gihari. Wowe uraza ujye hano, hari uturongo dutatu. Hano hari uturongo dutatu, uhakore. Ahari uturongo dutatu uraza ugakanda kugira ngo ubone za videwo z'ubuntu. Utongera ukaza ugakanda hano handitse ngo setting and privacy. So ibyo ngibyo bimaze gukanda hano kuri setting and privacy, uraza ushakemo ahantu hari handitse offline videos. Dore ngaha offline video ni hano. Ahangaha uraza ukahakanda. Dore ngizi videwo zanjye, ugenda scrolling uzamuka. Dore ngizi videwo ni nyinshi guys. Ibi bintu birakora ibyo mubwira ni ukuri. Dore videwo ni nyinshi. Dore ngizi hano ngiye baba bampaye videwo 200. So nawe nongeye kwereka uburyo ki ubasha kuba wazihitamo. Dore uburyo ki bahitamo izi videwo. Uraza ukajya hano kuri kano kantu kitwa setting. Aka gasetting uje ukagakandaho. Kubona ko ngiye mfite videwo 194 muri kuzibona hano. Ahangaha 194 njye nahisemo videwo 200. Nuza ugakanda aha
ahangaha offline video ubona ko ari video 200 bazakwereka video 50 ishyira muri 50 uzahita mushakanye n'ise 200. So guys dore ngibi ugakanda hano barakubwira ngo video 200 cyangwa se 500. Noneho akandi kantu kanyu uraza ugakanda hano download wifi only, zizajya ziba kuri wifi ariko ibyo ushaka ntiwagafungura ku muntu ukoresha data aho zizajya zizana. So guys nzikora subscribe dore ngaya amafoto na 190 nta mega ndi gukoresha kuko na mega murera urangiza video ziba ziriho z'ubuntu nta bintu by'amamega n'ibindi. So guys rero niba wakunze Flag TV Rwanda kora subscribe karaka no kubwenge ko twari tubona video mesh kuri TikTok zacu bitadusabye megabyte mu gihe utagifite mega wajya ucara ukazireba. Izi ni video z'ubuntu guys mwakoze gukurikira Flag TV Rwanda turabakunda. Izi ni video ndi kureba z'ubuntu nta mega mfiteho mwakoze kambanze mbere kututwana ariko. So guys kuri TikTok kwa bariho barebera shaka abanyamite upe gukora sub utangire like na comment mwakoze cyane.